Intore z'Imana nimukomere, aho munyura muvuge ko ingoma y'Imana yegereje. None kuwa kane tariki 11 Kamena 2020 turahimbaza mutagatifu Barinaba intumwa. Isomo rya ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 11 umurongo wa 21 kugeza kwa 26 n'umutwe wa 13 umurongo wa 1 kugeza kwa 3. Isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Muri iyo minsi ya Antiokiya umubare w'abahinduka bakemera Nyagasani urushaho kwiyongera. Iyo nkuru iza kugera kuri Kiliziya ya Yerusalemu, maze bohereza Barinaba i Antiokiya ngo agereyo abone neza Imana yari yarabagiriye, biramushimisha. Nuko abihanangiriza ngo bizirike kuri Nyagasani babikuye ku mutima. Koko rero Barinaba yari umunyangeso nziza, wuzuye Roho Mutagatifu n'ukwemera. Bityo abantu benshi biyongeraga kubemera Nyagasani. Nuko Barinaba ajya i Tarisi gushaka Sawuli. Ahamusanze amuzaniye Antiokiya. Bahamara umwaka wose bakorera iyo Kiliziya kandi bigisha inteko nyamwinshi y'abantu. Aho i Antiokiya nyine niho abigishwa bitiwe bwa mbere na mbere abakristu. Muri Kiliziya ya Antiokiya hari abahanuzi n'abigisha aribo Barinaba, Simeoni bitaga umwirabura, na Lucius w'Isireni, Manaheni wari wararengwe n'umwami Herodi, na Sawuli. Igihe bari bateraniye gusenga kandi basibye kurya, Roho Mutagatifu arababwira ati, Barinaba na Sawuli nimubashyire ukwabo bajye gukora umurimo nabahamagariye. Nuko bamaze gusiba kurya no kwambaza, babaramburiraho ibiganza barabohereza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 98. Ivanjili yanditswe na Matayo umutwe wa 10 umurongo wa 7 kugeza kwa 13. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu abwira intumwa z'12 ati, aho munyura muvuge ko ingoma y'ijuru yegereje, mukiza abarwayi, muzura abapfuye, ababembe mubakize, mwirukane roho mbi. Mwahawe ku buntu mutange ku buntu. Ntimwitwaze zahabu, feza cyangwa ibiceri mu mikandara yanyu. Ntimujyane kandi uruhago rw'urugendo, amakanzu 2 cyangwa inkweto, habe n'inkoni, kuko umukoza kuyifunguro. Aho mugeze mu mujyi cyangwa mu rusisiro, mujye mubariza umuntu ukwiriye kubakira, maze mugumiwe kugeza igihe muzagendera. Nimugeriwe mumwifuriza amahoro. Niba urwo rugo ruyakwiye, amahoro yanyu azarutahemo. Niba rutayakwiye, amahoro yanyu azabagarukira. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristu ntore z'Imana, mu guhimbaza umunsi mukuru wa mutagatifu Barinaba intumwa, tugendeye ku masomo Kiliziya y'umubyeyi wacu yaduteguriye, turazirikana ku ngingo igira iti, mu Kristu uri umwihariko wa Nyagasani. Ubuzima bwa mutagatifu Barinaba butwereka uko yatowe nuko yagize uruhare rukomeye mu kwamamaza inkuru nziza, cyane cyane mu banyamahanga. Natwe abakristu turi umwihariko wa Nyagasani. Barinaba mbere yitwaga Yosefu. Izina rya Barinaba rivuga homme de réconfort ou homme de consolation, umuntu ukomeza abandi, uhumuriza abandi. Iri zina yarihawe n'intumwa ubwo rifata rityo. Yavukiye mu kirwa cya Chypre mu mwaka wa 3 mbere ya Yezu. Yari umuyahudi wo mu muryango wa Levi, nuko apfira n'ubundi i Chypre muri 75 nyuma ya Yezu, aho yagambaniwe n'abayahudi mu gihe abasubiza amagambo yuko ikirura kibanza gukubita no kurwanya umushumba, nyuma kikaza kwahuka mu bushyo kikiroha mu ntama. Nuko mu kubakomeza asaba abayoboke b'Imana agira ati, nimukomere mu kwemera. Ubwo abagambanyi bahita bamutera amabuye. Barinaba batubwira ko yaba yarize Bibiliya mu ishuri rya Gamariyeri, ibyerekeye ibitabo 5 by'amategeko, Torah. Akaba ari naho bahuriye na Sawuli waje guhinduka Paulo. Ndetse Barinaba niwe wafashe ubutumwa bwo kwerekana Sawuli, presentation. Uyu Sawuli wari umaze guhinduka, nuko Barinaba amushyikiriza intumwa zihagarariwe na Petero. Barinaba yakoranye na Petero ubutumwa bwa Kiliziya mu gihe cy'imyaka igera muri 12. Cyakora ntabwo ari muri ba 12 Yezu yatoye, ahubwo iki cyubahiro gikomeye cyo kwitwa intumwa ya Kristu we na Paulo agikesha kuba yahamagawe na Roho Mutagatifu, agahabwa ubwepiskopi nkuko twabyumvise mu isomo rya mbere ubwo bari mu ikoraniro basenga kandi basibye kurya. Roho Mutagatifu arababwira ati, Barinaba na Sawuli nimubashyire ukwabo bajye gukora umurimo nabahamagariye. Babaramburiraho ibiganza barabohereza. Kuba Barinaba atoranyijwe mu bandi, mise à part, n'umwihariko wa Nyagasani, igikoresho cye, no kuba yaragize uruhare rukomeye mu kwamamaza inkuru nziza ya Kristu, nibyo bimuhesha icyo cyubahiro cyo kwitwa intumwa. Yagaragaye mu nama ya mbere yabereye Yerusalemu muri 49, Premier Concile de Jérusalem. Nuko afatikanya n'intumwa mu gukemura ikibazo cyo kugenya
cyari cyateje impaka mu bayoboke b'Imana. Nk'uko izina rye bivuga, Barinaba akomeza ahumuriza abayoboke b'Imana aho yanyuraga hose, cyane cyane abanyamahanga. Ikindi gikomeye kuri we, Barinaba niwe washinzwe bwa mbere kiliziya ya Antiyokiya, kandi aho Antiyokiya ngo twabyumvise mu isomo rya mbere niho abigishwa bitiwe bwa mbere na mbere abakristu. Mutekereze izina twitwa twebwe abakristu ubu ngubu uko ryavutse naho ryavuye, kuba Barinaba yari aho iryo zina ryavukiye, none natwe twitwa abakristu abatowe, intore za Kristu kubera Imana. Babyeyi bavandimwe, mujye mwishimira ko muri abakristu muhesha iryo zina rya Kristu icyubahiro kirikwiye. Kwitiranwa n'umucunguzi n'Imana ni amahirwe akomeye cyane n'ubuntu bugeretse ku bundi. Uyu Barinaba imico ye myiza igaragaza ko yari umukristu koko. Usibye n'ibyo, yari umwigisha, umuhanuzi, yari umunyangeso nziza, wuzuye Roho Mutagatifu n'ukwemera. Ubwo bukristu bwe n'izo ngero nziza yatangaga bigatuma abantu benshi biyongera kubemera Nyagasani. Mbega byiza! Mukristu muvandimwe, wowe ubukristu bwawe bwongera abandi bakristu benshi cyangwa utuma bagenda bagabanuka buhoro buhoro kubera imbuto zisharira wera, ibikorwa by'umwijima, ibikorwa biyobya? Nk'abakristu bivuga abatowe, duhamagariwe natwe gushyira mu bikorwa iri jambo rya Yezu yatubwiye mu Ivanjiri ati, aho munyura hose muvuge ko ingoma y'ijuru yegereje. Muvandimwe, ugire neza aho unyuze hose. Umufilozofe w'umuhakanyi witwa Federico Nietzsche bigeze bamubaza impamvu atemera Imana, nuko arabasubiza ati, ngewe iyo mbonye abakristu uburyo basohoka mu kiliziya bavuye gusenga bakambije agahanga barubiye barakaye, numva aho hantu ntajyayo. Mukristu ntore y'Imana, Yezu yarakwizeye aguha kugira uruhare ku izina rye. Nta bantu waba warebereye inzitizi mu kwegera Imana kubera amasengesho banga n'imyitwarire mibi ya rwihishwa, nuko byagaragarira bamwe bagakurizaho guhakana Imana kubera wowe. Kabone n'ubwo waba uri umukristu w'indani, nta tugeso tubi waba ufite turindimurira imbaga y'Imana mu buyobe. Barinaba yari afite ingeso nziza zigatuma abemera Nyagasani biyongera. Noneho muvandimwe, ingeso yawe y'ubusinzi yagushije benshi, ingeso yawe y'ubusambanyi yagushije benshi, ingeso yawe y'ubusambo yagushije iryaguye, ingeso yawe y'ukubeshya ugakwirakwiza ibinyoma, ugahendana, ugacabiranya, ukagambana, ukiyoberanya, ukambara uruhu rw'intama ku manywa, wagera nijoro ugakubitamo uruhu rw'ikirura, ugatanga urugero rwiza inyuma, ariko imbere ukambara ubukristu, ukambara umwijima, ugakindikiza intwaro za sekibi. Sigaho muvandimwe, Yezu arashaka kureka ingeso zo kwiyoberanya no kumuryarya. Yezu arashaka ko yakugira igikoresho cye, son instrument particulier, nawe ukaba umwihariko wa Nyagasani nka Barinaba. Iyi si ikeneye abahamya benshi, intumwa z'Imana zigeze Ivanjiri ku mpera z'isi nka Barinaba. Nawe mukristu, uyu munsi uze kwiherera urebe umubare w'abantu ushobora kugusha ku munsi, mu kwezi, ku mwaka, aho hasabira imbabazi. Urebe kandi n'abandi no mu byiciro byinshi aho akomeza gutanga urugero rwiza mu ngeso nziza nka Barinaba, imvugo n'ingiro. Uzirikana ko aho uri, ubutumwa ushinzwe, imirimo ukora, naho Nyagasani yaguhitiyemo. Uzajya uhakora ibyiza byose uzirikana ko uri umwihariko wa Nyagasani. Imana irakwizera, nawe uyikomereho uyamamaze hose. Padiri Masumbuko Ladisirasi wa Diyoseze ya Cyangugu. Namwe nimujye mu muzabibu wa